Bakunzi ba Tabara TV tubahaye ikaze kuri channel yacu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe kandi tubifuriza kugira ngo musoze umwaka wa 2024 mushima Imana muri mu mahoro. Uyu munsi rero kandi twakoze urugendo nkuko tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'abantu bababaye, by'abantu bafite ibibazo, kandi dukomeza gushimira bamwe mu baterankunga bacu, bamwe mu bantu mugenda mudushyigikira, uko mubonye ibiganiro mukatwoherereza inkunga kugira ngo tuzigeze kuri ba nyirazo. Uyu munsi rero twakoze urugendo rwo kujya gusura umugabo uba wenyine ubabaye cyane, muri buze kumva ubuhamya bwe kugira ngo rwose dukomeze gukorera Imana. Mwibuke neza ko ubundi itorero rya mbere ni itorero ryajyaga rifasha abantu, kandi ni itorero ryajyaga ryicara rigasangira iryabyo, kuko iryo ni ryo torero Bibiliya ivuga. N'uyu munsi wa none rero turashimira abantu mwese mugenda mufasha abandi, mumenya ko mutibereyeho ubwanyu ahubwo mubereyeho n'abandi bantu. Uyu munsi rero tumugezeho nkuko mumubona. Muze uraho? Ndaho. Amakuru yawe? Makuru ni meza buhoro buhoro. Witwa nde, amazina yawe? Zanye nita Sibomana Alexis. Sibomana Alexis, tugeze mu rugo rwawe. Mu by'ukuri twaje kubasura, natwe nkuko mutubona tuje dukorera kuri channel yita Tabara TV. Ni channel ifite abantu bakoze groupe yo kugira ngo bajye basura abantu bababaye ndetse n'abantu bafite ibibazo. Hanyuma Sibomana, tugusanze mu rugo rwawe. Niki batubwiye ko ubabaye, batubwiye ko hari ibibazo, mbese bimeze gute? Murakoze. Ibibazo mfite, urabona ikibazo cya mbere urabona ko ari cy'umwana wanjye w'umukobwa urwaye, ari ikibazo amaranye igihe kirekire. Byamufashe kuva afite imyaka 2022 kugeza uno munsi. Urabona ko ari ikibazo kiduhangayikishije cyane, ko nta hantu ntageze, ubuvuzi kwa muganga hose naragiye, hose byarananiranye kugeza na n'ubu nabuze amikoro yo kuvuza umwana, ariko nawe nari mfite yaranshiranye. Sibomana, utubwiye ko ufite ikibazo cy'umwana urwaye, kandi koko nkuko turi kumureba araziritse, azirikiye mu ntebe, amaguru n'amaboko. Mbese kubera iki aziritse? Yafashwe gute? Yarwaye gute? Impamvu aziritse nuko uburwayi bwe ntabwo busobanutse neza. Rimwe na rimwe abashaka gucika, kandi yacitse yakumushakisha ahantu hose, basanga nahangayitse, abantu bose nashakisha ahantu hose nabuze, ngaza kumusanga ahantu no kubyina yambaye ubusa. Kenshi nza kumufata, niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kumuzirika, ko nagiye kwa muganga kumuvuza. Aramuvura ko biranga, abwira agume mu nzu, agume yituje, kuko iyo umurekuye gato bashaka kwiruka, ntiwamenya impamvu imutera kwiruka. Ararwana se? Kurwana ko ntabwo arwana, abashaka gusa kuba yibyina yambaye ubusa, yisize umwanda. Ko n'ibyo akora nawe nabyabaza ibyo ari byo. Kwa muganga bakubwiye ko ari uburwayi ki, niba baramupimye? Kwa muganga ko bamusuzumye, dusubiye inyuma ubwa mbere ko bwamufatiye mu Rwanda uburwayi, baramupimye basanga mu mutwe nta kibazo afite, kuko nyuma niyo baze kumvira ko ari ibintu by'imyuka mibi bimufata, ibintu by'imyuka mibi akaba aribyo bimukoresha gutyo. Nta kundi ndumva kuri uyu mwana inkunga ikomeye ya mbere ndumva ari amasengesho. Yego, inkunga ya mbere ni amasengesho. Ya kabiri nawe n'ubundi bufasha mu mibereho isanzwe, birumvikana. Tugusanze uri wowe nawe gusa hano, mubana mwenyine cyangwa hari abandi bana mubana baba badahari? Mubayeho hano nande? Mama we ari hehe ko tugusanze hano gusa? Ubusanzwe turi batatu, ariko mbere twabanaga turi abantu batanu. Umugore nari mfite, nari nashakiye inaha, maranye imyaka 3. afite nawe n'umwana we, ariko kuva igihe umwana yafatwe n'uburwayi, umugore wese aducika arigendera n'umwana we, kuko dusigaye turi batatu.
yari umukobwa wanjye n'akana ke ariko kuzukuru kanjye gafite imyaka 4. Uyu yarabyaye afite umwana w'umuhungu. Kuvuga ngo umugore yabonye urwaje uyu mwana afashwe n'ubu burwayi ahita nawe agutarigendera. Ubwo yabonye ko adashobora kubyihanganira, umwana atari uwe, nawe muwabyiboneye ko utari umubyeyi we nawe niba kwihangana kubw'induru araravuza buri gihe no mu buryo bwo kwihagarika yihagarikaho ahari no kwituma naho basaba ko ari ibintu bigoranye, bigasaba ko kwihangana niwabyihanganira. Nicyo cyatumye agenda akadusiga twenyine gutyo. Hanyuma iyo muri hano mwenyine se ako kana ke kangana iki ko kabasha kugufasha imirimo cyangwa aracyari mutoya? Waracyari muto afite imyaka 4, aracyari muri maternelle, nta kintu yagufasha. Imyaka 4 ni mikeya, usibye kuganiriza gusa, nta kindi yagufasha. Mwihangane abakunzi bacu batureba, birashoboka ko nabo impamvu tukuzana imbere y'iyi kamera hari umuntu ushobora kumubona akagusaba address inama, hanyuma nigeze address gute. Dufite abakunzi benshi bashobora kubona ikibazo cy'uyu mwana wawe, ndetse n'abagukurikirana. Tugira abantu badukurikirana mu mpande zose z'isi, nawe ashobora kuba yarahuye n'ikibazo nk'uko wahuye nacyo cy'uyu mwana, akaba nawe yaramuvuje yarakize. Ashobora kuguha inama z'ubuvuzi, ashobora kuguha inama z'uburyo bundi. Hari n'uwakureba umukozi w'Imana nawe akavuga uti nanjye mu mpano Imana yampaye, kuko abantu bose bafite impano zitandukanye, akavuga uti mu mpano Imana yampaye nshobora kumusengera Imana ikagira icyo ikora. Ibyo byose niyo mpamvu twakuzanye kuri iyi kamera y'iyi channel ya Tabara TV. Hanyuma mbonye akana kirukanka kajya mu nzu, ni ka kuzukuru kawe wavugaga mubana hano gusa? Akana kuzukuru kanjye nako tubana hano. Nako mubana. Amakuru yawe witwa nde? Norani? Mama wawe ari he? Nguye aha ngaha. Ko wamuziritse mama wawe? Ararwaye? Arwaye iki? Nawe ntabyo uzi? None se iyo mumureko yagira gute? Gusa aracika. Aracika? Akagenda? Pole mama azakira. Muramusengera? Inde umusengera? Wowe na papa. Wowe na papa? Ujye usengera mama cyane azakira. Mwihangane. None se uriga? Wiga hehe? Zamiki. Muzameki? Zamiki. Wiga izamiki? Wiga mu wakangahe? Baby class. Wiga muri baby class? Uratsinda? Yaga. Nagutsinda? Uratsinda sha. None se iyo ubonye mama wawe arwaye hariya ubigenza gute? Ntacyo? Ntabwo umusengera? Ndamusengera. Ko naje kugusura nkakubura wari wagiye he? Nagiye gukina. None se kuki wasize mama arwaye ukamusiga wenyine? Gusa none gukina ni bibi. Ntabwo gukina ari bibi, ariko wasiga umurwayi se? None ahubwo naza kumusiga. Ni wowe umuzirika? Ni papa. Ni papa? Urakoze kutuganiriza. Hanyuma rero muzehe, nk'uko twavugaga, urihangana icyambere ku mwana wawe. None ko ndeba umwana nyine mubana ari mutoya, adashoboye kugira icyo akora mu buzima busanzwe, iyo muri hano ubigenza gute? Ubaho gute? Ese uyu murwayi we umugaburira gute? Abasha kubona icyanywa gute? Mu bundi buzima bwa buri munsi ubayeho gute? Ubuzima bwo burakomeye, bwo burankomeranye. Birumvikana ukuntu bigenda. Bakubona abaturanyi aribo baza kumufasha, nkene n'umuntu ushaka umwana w'umuturanyi nkamutuma, icyo bamfashisha nkabaraso barakizanye. Sinzi ni Imana usibikora. Ni Imana ibikora. Birumvikana kuko uri hano n'umurwayi gusa, kandi mu bigaragara ntiwajya gushakisha ubuzima umusize hano. Ntabwo bishoboka.
hanyuma se hari igihe iyi migozi ajya yikuraho ikavamo? buri munsi arayikura arayihambira. buri gihe mbyuka nijoro ngasanga yiyambuye arimo abyina hejuru y'iyo ntebe. Abambwira ngo abantu benshi bari kumwe barimo kubyina, barimo kubyina. Nkareba ngasanga abantu ntabwo ndimo kureba, ngo se abo bantu ni abadayimoni. wowe ntabwo urimo kureba ko turimo turabyina kandi hano twishimye twizihiza. Uracyari mukomeze urugamba rwanyu. Nabonye ahantu aryamye asa nk'ahantu hasharambutse, inzu yahomotse. Niwe waba wahomora? Niwe wahomoye n'inzara, ngo abantu barimo kuganira nabo bakahomora hariya n'inzara ze, kandi ngo barimo no kubirukana. Baba kumuhamagara ngo bagende akabirukana. Kubirukana ni ukwihangana birumvikana. Hanyuma rero muzehe, urihangana mu bibazo ufite, kandi natwe turakomeza tugufasha gusenga Imana. Ndetse abakunzi bacu ba Tabara TV, abazi gusenga musengere Sibomana, murumva ko afite ibibazo bikomeye kandi bimuremereye. Ntabwo rero byoroshye ko kuba ufite umurwayi mu nzu, kuba ufite umurwayi mu bana, nta hantu ushobora kujya, ntaho ushobora kujya gupagasa nk'abandi bagabo, ukaba uri ku murwayi umucunga ijisho ku rindi. Urumva ko ibitaro byose yabizengurutsemo kugeza ubwo bamubwiye ko nta burwayi bari kumubonamo, ariko kandi iyo amucitse akagenda, Sibomana rero bimusaba kuba yicaye mu rugo iminsi yose. Turabasaba rero n'inkunga mu buzima busanzwe uyu mugabo abayeho. Hanyuma muzehe, watubwiye ko washatse umugore n'ahangaha, ese wabyaye abana bangahe mu busanzwe? Mu bisanzwe nabyaye abana 5, bose barapfuye, bagiye bapfa. Wa mbere apfuye afite amezi 9, wa kabiri afite amezi 3, wa gatatu nawe yapfuye ari muri ayo mezi. Hama uyu yabaye wa 4 ukiri kumwe, yapfuye afite imyaka 3. Nawe nta muzi? Ntabwo amuzi. Wenyine yagiye kubyara ahita apfana n'umwana wa 5. Ko yagiye mwana tubana ntabwo azi nyina, ko no buri gihe ajya mumbaza, akaza kumbwira ko arimo kumureba ngo bavuganye, ariko byo nikabaza ko ari iyo bidayimoni yo kumuvuga. Ni ibimutera. Birumvikana. No kwihangana kandi cyane. Imana niyo izi ubuzima bwawe, kuko niba birumvikana ko n'uyu nguyu wari uvuze uti n'uw'Imana incumbushije, none nawe birangiye Satani yamusabye. Ariko reka twizere imbaraga z'Imana zishobora byose ko zizamufasha kandi ko zizamurengera. Hanyuma rero abashoboye gusenga nyine muri za mpano navugaga, kuko murahari ndabizi, nyabuneka musengere uyu mugabo. Kandi nukenera no kugira ngo tumukugezeho rwose nta kibazo, tuzamukugezaho cyane kugira ngo ugere mu rugo rwe urebe uburyo ameze. Nk'uko rero abivuga abakunzi bacu, ari hano nyine ku buzima bugoye, arya ari uko hari abaturanyi bazi ibibazo bye bamugezeho. Nawe aho uri hirya no hino ku isi, wagira icyo ukora kuri uyu mubyeyi, nawe wagira icyo umusayidira, Imana ikazaguha umugisha. Ntimucike intege abakomeje gukora, abagenda mutwoherereza ubutumwa, rwose mugerageze mukomeze, muze tukorere umugisha, dukorere Imana. Hanyuma se uyu mukobwa wawe aravuga ubusanzwe, yamvugisha? Aravuga, yakuvugisha gusa rimwe na rimwe ajya avuga ibintu binyuranye. Uza kumva neza. Ko yihambuye se? Ubu uri gukora udusuko dushimishije. Amakuru yawe ubundi witwa nde? Witwa Jenita? Kenita? Kenita se urarwaye? Ntabwo urwaye? Byagenze gute ko baguhambiriye amaguru? Bande n'amaboko? Oya ntawe na. None se ni filime bakinnye? Ni iki? Sinibaza gusa ni ibintu tuba turi kwikina. Ahubwo se ko imigozi wayikuyemo? Imigozi? No twenda dushaka gusigara nko turi gukora indege. Wapo urihambura. None kuri hano se udagenda nk'abandi bakobwa? Ngewe Biterwa n'iki? Biterwa n'umuntu. Mbese umuntu ashaka hari ikintu yamenyereyemo umwuga, cyangwa se afite inshuti ze zimwamariza cyane.
so rero nkanjye natangiye bano batipe rero dushyira amafilime. Abahe batipe se ko nta batipe nabonye? Oya bano bose bari banzi. Hari abo ureba? Si Jado se? Ko ntawe ndeba se? Barakubeshya bise bibaho. Uri kubareba? Njye mbareba. Yego. Ni bangahe uri kureba hano? Nta n'umwe. Bagiye he? Bagiye mu kuzimu. Bagiye mu kuzimu? Njye niko nibaza. Ya ihangane, Imana irahari cyane kandi Imana izagukiza. Imana izagukiza. Ahubwo se umuntu ukiza cyane. Bakunzi bacu ba Tabara TV, murabibona ko uyu mwana nawe arababaje, ariko kandi hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana zishobora byose. Muzehe rero dusoza ikiganiro cyacu, reka twiringire Imana ndetse n'abantu bayo, kuko ndabizi ko abantu bose bariho harimo abantu bagifite umutima wo gufasha, bafite umutima w'urukundo. Twizera ko abo bantu bashobora kuzagira icyo bakora kandi hari n'abazakugeraho bidatinze. Uyu mwanya uramutse ubonye nk'umuntu ushobora kuza kumva ibibazo byawe, ni iki wamusaba? Ni ubuhe bufasha wamusaba? Murakoze. Gusa umufasha ku muntu buriya ni ikintu gikomeye, ikintu kinagoye uramenya icyo usaba, kuko umuntu niwe wamenya icyo yakugenera bitewe n'ibibazo abonye ufite. Gusa urabonye ibibazo mfite niwe yamenya ikintu yamfasha. Cyane cyane icyo nashaka cya mbere ni ukubona ko nabona ubuvuzi bwo kuvuza umwana, kubwo ubufasha bwa mbere. Bwa kabiri ubufasha mu buryo bwo kubaho, uburyo busanzwe bw'umubiri, ko nabwo ari ngombwa. Birumvikana umurwayi no kuba umufite biragaragara. Gusa ubufasha buba bwinshi, kuko cyane cyane niba wafashe nawe yabazi ko wafashije n'undi murwayi, ko nanjye ndi umurwayi urwaje undi. Nawe urarwaye? Nanjye ndi umurwayi urwaje undi. Hangane. Ko n'igihe natangiye kurwara kuva kera, mfite uburwayi, ko maze imyaka myinshi ndi ku miti. Ko maze nk'imyaka 19 ku miti mu bwandu, nkaba n'imiti ya diabete n'imiti ya pressure. Imiti yose kandi imiti umuntu afata ishaka ko bafite n'ikintu yafashe ubwo afata iyo miti. Birumvikana. Nabone ko yabaho, bakomeza ubuzima bwakomeza gutera imbere. Yego. Bakazagera ku gihe Imana yamuteganyirije. Nubwo bufasha nasaba ko umuntu wabashoboye kumfasha yahera kuri ibyo bibazo byanjye, kandi icyo Imana yamukoresha akagikora biturutse mu kuboko kw'Imana. Barakumva, kandi ndabizi ko Imana iri hejuru ya byose, ariyo yaremye byose n'abantu bayo. Sibomana uti nubwo mubona ndwaje uyu murwayi, nanjye ndundi nanduye ubwandu bw'agakoko, narwaye pressure na diabete. Ni indwara zikomeye kandi imiti yazo nubwo iboneka nabwo kuyifata ntacyo kurya biragoye. Sibomana, reka twiringire imbaraga z'Imana kandi twizeye Imana ishobora byose ko izagira icyo igukorera. Reka rero dusezere kandi tubabwira ngo muririmbyi mu ndirimbo z'Imana yaravuze ngo twiringiye Imana kandi dutegereje igitondo icyo Imana izakora. Bakunzi ba Tabara TV, tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana, ndetse no gutunga amahirwe menshi ava ku Mana. Tubifuriza no kugira ngo muzasoze umwaka neza. Imana ikomeze kubarinda aho muherereye. Bye.